uyu musaza murabona ko akuze, hari akazi tujya dukorana, kwanza reka nkavuge bajya banakaguha, sibyo se? Yize ibintu by'amazi, ni umuplombiye, ajya dukorera rero amazi hano ku rusengero iyo hagize ibibazo n'iwanjye mu rugo. Noneho rimwe rero nza kumubwira ubutumwa bwiza, namubwira ko muzehe, ko nkureba ushaje, unywa itabi, unywa inzoga, wabiritse ko ushaje. Ngiye kubona mbona hafi amarira mubunze mu maso. Arambwira ati pastor, ati byarananiye, ati nsengera, ati ndabishaka ariko byarananiye. Umumama madamu we nazi hano. Mzee, tugiye kukwakira no kugusengera. Uriteguye kureka itabi no kwihana? Mpiyo microphone. Okay. Uriteguye kureka itabi cyangwa n'inzoga byose? Niteguye kureka itabi n'inzoga. Bifate gutya neza ubivuga. Niteguye kureka itabi n'inzoga. Niba wumva ukibishaka uburetse tukure kubanze wongera umwizini. Oya, shakureka rwose. Shakureka burundu nta nzamukantu nkumva nazamukaga nkumva binananiwe. Nahumeka nkumva umuka. Inzoga n'itabo byihorere, uranakoze. Uri nka data ubu ngubu uri papa wanjye. Dore n'umufasha wanjye ahora ambwira ati reka itabi. None nkamwihisha nkajya kurinywera muri wese. Uri umusaza. Hagiye kurinywera muri wese nihisha. Kandi akanga kabimenya. Ufite imyaka ingahe? 71. Noneho rero ushaka iherezo ryiza ry'ijuru. Itabi ntacyo rimaze. Jye nanyoye itabi mfite imyaka 13. Mfite imyaka 13. Ndireka mfite imyaka 20. Ndimwe imyaka 7. Narakana riranyica. Umuganga arambwira ngo itabu unyoye imyaka 2 bigusaba imyaka 5 kugira ngo nikutemu z'iryo tabi zigushiremo. Ubu nukuvuga ngo imyaka 70 ufite uyu munsi wa none ryagabanyijeho hafi imyaka 5 cyangwa 10 ku buzima bwawe, ariko haracyari ibyiringiro. Usibye no kubona ijuru ugakizwa ukazabona ubwami bw'Imana, ushobora no kureka itabi ubuzima bwawe bukagubwa neza. Udufaranga ducyura dukorera tukagenda, izoga bikagukenesha mu rugo. Wari warya uheruka kurya umugati ryari? Hashize igihe rwose ntabwo mpera kurya umugati mu rugo. Nuko utawurya se? Nukuwubura. Nukuwubura. Uheruka kunywa isukari ryari? Uheruka kwambara umwenda yakuguriye ryari? Akenda k'ibihumbi 2,907 niho aheruka kunya. Niho 907. Niko kenda yakuguriye? Niwo mwenda nzi 907. Ndabyibuka. Aheruka nko kugura inyama mu rugo ryari? Simbizi rwose n'ukuri iyo tudishatse nitwe tuzigurira. Nitwe. Haleluya. Nitwe ariko nkabyubahiriza anamugaburira, ariko kuko twe nishingano. None se wabikuraga ibyo wamugaburiraga? Ko mbona usa neza. Nsa neza kuko Imana yangize neza, yaransize. Amina. Ndambara rwose. Ariko Mana niba hari umwenda njya nyambika, Uwiteka rwose abyumve. Simbizi imyenda nkayibona. Hari ubwo nigeze no ku Imana yagenda mvuga imyenda se wayikura he?
iyo yambara nk'iyo yenda nk'iyo yakoze yari cyangwa nk'umuntu akamuha gutyo, ariko bahizo no kunyiba ibitenge perenye z'ibitenge barabitwara nyuma ukuntu babiteruye mu rugo simbizi. Haleluya. none se muzeyi aheruka kwigisha gutanga nka school fees y'umwana ryari cyangwa umwenda w'umwana? Nta n'ibyo nzi, nta n'ibyo nzi. Abana banyu mubana nabo? Tubana nabo. Baramukunda cyane, baramukunda. Abana nabyariye mu Migina hariya yari mera mu Migina, nabyariye nyine abo bana. Mfite n'ufite 35, mfite n'ufite bucura abanyu agiye kurangiza sogonderi. Ntacyo. Muzeyi Gasa, Imana rero iragushatse, iragutaruye, irakuzanye. Ukuri. Inzoga wanyoye ejo nizo za nyuma. Abagabo kera bakera baravuga iyo baraheraga ikintu ntabwo bagisubiragaho, sibyo? Kandi Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu asubiye mu byaha ngo basa iryo jambo kono rikomeye, ngo iyo umuntu avuye mu byaha akabireka akongera akabisubiramo akabyivurugutamo, ngo bingana n'imbwa cyangwa bisa n'imbwa isubiye ku birutsi. Nanyoye itabi ndaririka, nshobora no kuba narakurushaga n'ubwo wandutaga. nanjye narinywaga cyane. Ntacyo wowe bireke. Ubundi umuntu yuzuye intege nke, ntabwo njye narwanye n'itabi rirananira ndishyira mu mata ndaryanika ngo ndiveho birananira. Mbwira mushiki wanjye, tekereza nafite nk'imyaka 18, ndamubwira rero umuntu afite ikintu kizamwica yagira ati, avuga ati ubwo wategereza kikazakwica n'ubundi. Ndamubwira rero itabi rizanyica. Umunsi wa mbere ngera mu rusengero nkasenga, aho najyagayo iminsi nk'ingahe nsimenye ibyo ari byo, ariko umunsi mbona abantu bupfukama basohoka barokore hakajyamo abadive bakagira gutya, nabyo nkabikora simenye ibyo ari byo. Ariko ijambo nabwiraga Yesu nambwaga ngo nunkura ku itabi, amen, Imana nunkura ku itabi. Nabikoze gatatu umunsi mvuga ngo ndetse itabi byarakunze na bugingo n'ubu sindakumbura itabi, sindasubira kuri mwe. Rero niyo kiduha imbaraga ni Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Buriya nta kindi gituma tureka ibyaha cyangwa tubihurwa cyangwa tubiva cyangwa twihana, ni Kristo wenyine. Naho abantu tumeze nk'abandi. Umugabo we yabyuka mu gitondo umwazaga gusenga mukicarana, akinjira mu kabara agasomaho umunsi uyu, ntazongere kugaruka mu rusengero, akazi ngo azinyoye. Ariko turagushima ntusubireyo, ubireke, dururakuze. Ariko rero je nicyo gituma mvuze ngo uvuge nija nk'abakobwa n'abagore uyu munsi basenye ingongo, ni abagabo ntibabahaye ntibabambitse. Ubu ngubu si ikintu kigushinja. Uzananirwa urugo ngo umugabo ntiyakuguriye inyama, ngo ntiyakwambitse, ngo ubu ntibibereka. Kandi umusaza afite urugo rwiza, niba n'abana be bakimwumvira bakararana nawe, ariko ejo ukivumbura data ntabwo ukajya iswaje yakiguha atakiguha. Ujye ushima Imana kandi n'umubyeyi wawe, kuko ntabwo agurwa. Mzee, uyu munsi utangire kwegera abana bawe. Ngiye kugusengera rero, wihane, baguhe microphone, amagambo subiramo uyavuge. Ngaho pfukama. Ngaho humiriza. Vuga uti Mwami Yesu, jewe runaka, jewe Gasana Jean Damascene, uyu munsi wa none nihanye ibyaha byanjye, natutse umugore, naramukubise, namubujije amahoro, nabaye umusinzi, nabaye mubi,
nabaye mubi, ariko Yesu mbabarira ibyaha byanjye. ariko Yesu mbabarira ibyaha byanjye. Amazina yanjye yakure mu gitabo cy'irimbukiro. yakure mu gitabo cy'irimbukiro. Yesu ndakwakiriye. Amazina yanjye ajye mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. amazina yanjye ajye mu bugingo buhoraho. Mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. amazina yanjye ajye mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Mu izina ryawe Yesu. mu izina ryawe Yesu. ndakwizeye. ndakwakiriye. ndaguhamije. imbere y'abera. ko uyu munsi umbereye umwami. ndetse ibyaha n'ububi bwanjye mbabarire Yesu. umpe gukomera. umpe imbaraga. umpe guhurwa. ibyaha byose mbivemo. mu izina ryawe Yesu. ndakwakiriye Yesu. ndakwakiriye Yesu. ndakwakiriye Yesu. mu izina ryawe Yesu. umva satani igihango nagiranye nawe. ibyaha nakoranye nawe. uburetwa bwawe n'ubwami bwawe ndaburetse. ntawe ukeza abami babiri. uyu munsi mpisemo Kristo. niwe mwami wanjye. azanyobora. azanshoboza. azambohora. azansindishiriza ku musaraba. niho ibyaha byanjye byose. n'ibyaha byanjye byose mbibabariwe. mu izina ryawe Yesu. amen. reka twerekeze ibiganza byacu kuri we tumusengere mu itorero. Mana ya Abrahamu, Isaka na Yakobo, uyu musaza turamwakiriye mu itorero, turamushengeye. umuhe imbaraga, umuhe gukomera, umuhe gushikama. uyu munsi ahurwe ibyaha bireke, umubohore mu mwijima, umushyire mu mucyo, umuhereze imbaraga n'umunezero n'ibyishimo. we n'umuryango we turawushengeye. ku ijambo ryawe Yesu riravuga ngo waje kugira ngo zibone ubugingo, ngo kandi zibone bwinshi. ijambo ryawe riravuga ngo waraje mwami Imana kugira ngo dukure mu mwijima no mu bubata bw'ibyaha. mu izina ryawe Yesu turamushengeye nk'itorero nk'abera, kugira ngo abone imbaraga zimubatura, ahurwe ibyaha, ntasubire mu mwijima, ahubwo umucyo wawe Kristo ugendane nawe amanywa nijoro. mu izina ryawe Yesu, amen. rero ngiye kugusaba ikintu kimwe. ku cyumweru uzajye gusengera kwa madamu, ugende umusure ahasengera, uterane nawe. ku cyumweru kindi mugaruke mwembi hano, munyuranye gutyo kugeza igihe nzababwira. ntabwo nshaka ko umwe asengera aha undi agasengera iriya. ndashaka ko musengera ahantu hamwe mwembi. madamu azaza hano, mubane hano mu itorero, imirimo yakoraga iriya azayikore hano, cyangwa se akujyane aho akorera umurimo w'Imana, ariho umusanga musengane mwembi, sibyo? nzaza kukubatiza, ntihongere gusubira ku nzoga. muze ngiye intama wegeranya abo kubatiza, ariko bari kuye no kuguha imyambaro. ninde wamuha imyenda, ipantaro cyangwa ishati? baraguha ishati nshyashya. Godfrey amuha ishati nshyashya. undi nawe uzamuha imyenda. n'inkweto, muze kureba abafite inkweto, murebe ikirenge cye mu mwambike. baraza kuguha imyenda mishya, baraza kugufasha. hanyuma hari umusaza ungana nawe, niwe ushinzwe kubatiza. nahaguruke, ngwino muze, ngwino umuhobere. ngaho hagarara hagati yabo. ngira ngo muze, urabona uyu musaza, reba uruhu rwe ariko ukuntu asa neza.
wagira ngo ni papa wanjye. Iyi ni papa wanjye, nawe uri papa wanjye, nawe uri papa wanjye. Nubwo uyu munsi ari jye mubyeyi muri Yesu, ubu nijye papa wawe muri Yesu. Urumva mwana wawe? Rero turakwishimiye. Muhane telefoni niwe ushinzwe kwigisha abantu inyigisho za Bibiliya. Uyu yakijijwe ntaravuka, yakoreye Imana jye ntaravuka. Uyu musaza ntabwo azi inzoga, mbese urabona ko ari umusirimu, niyo mpamvu akomeye. Nawe uraza gukomera. Rero Imana iguha umugisha, mwakwiyicarira. Izi ni imbaraga z'amasengesho mama. Ariko mwabonye abantu bazi gutitiriza gusengera imiryango yabo. Murebe umukecuru ukuntu akeye n'ukuntu asa. Wakwibaza niba umugabo atamuhahira ntamwambike, ariko yavuzemo akantu ngo yagerekagaho no kumukubita. None uyu munsi umugabo aramuzanye ati "Ve tugende tujye mu rusengero." Nigeze ntanga ikiganiro kwiyobokamana na madamu. Buriya nta mpamvu n'imwe ihari yatuma wahukana. Izo telefoni nimuzikureho. Yesu ashimwe. Nta mpamvu n'imwe yatuma ugira ute? Ndavugira abagabo n'abagore n'abakobwa n'abasore. Nta nimwe. Ubu uyu munsi wa none hari umuntu wahukana ngo umugabo yanze kumubwira konti, ngo yanze kumushyira kuri konti. Uwakahukana gusa. Bati se niki? Ati umugabo yanyishe konti agira konti aramaze. Icyo kigukure mu rugo. Bati wowe niki? Ati umugabo jewe, umugabo tangurira. Nimurebe amezi 6 arashize. Nta mwenda ngurira, nta nyama mu rugo, nta sukari. Abandi barimo natari ikibazo. Kandi reka mbabwire, Imana ishyiraho inzira. Umugabo ashaka kureka kukwambika akaguha inzira ukiyambika. Ubu nsigaye noneho ntongana na madamu. Kubera iki? Namumenyereje kumwambika. Niyo afite amafaranga yanga kuyegura, akayanyereka atayo nayanjye ariko ndashaka kungurira. Yesu ashimwe cyane. Hakanga kubera iki? Niko yamenyerejwe. Yesu ashimwe. Ngamuhaguruke dusoza amateraniro. Iyo ntekereje umugabo witwa Yesu, cyane Yesu ibyo yankoreye ni byinshi cyane, nahera mu gitondo bukira sinayimara, nabivumije mu kabije yasara muri
katuzamura ibiganza byacu uguti mwami Yesu, nari mu mwijima unkurayo, nari mu ishayo y'ibyaha, nari mu byaha urambabarira. Yesu mbereye umwana, Yesu mbereye umukiza, Yesu mbereye umunezero, Yesu niwe mbaraga zanjye, Yesu ni byose ku buzima bwanjye. Muramburiye amaboko Yesu, nkuragije ubuzima bwanjye. Iki cyumweru cyose ndakikuragije, uku kwezi kose ndakukweretse, uyu mwaka n'imyaka yose ndayikweretse. Yesu nishinganishije muri wowe, urinde ubuzima n'ubugingo bwanjye, urinde abavandimwe banjye, urinde umuryango wanjye, urinde abavandimwe banjye n'inshuti zanjye, mu izina ryawe Yesu. Imirimo y'amaboko yanjye mwami Imana ndayishengeye, mwami Imana ndashengeye, akazi kanjye ndagashengeye, utagafite ndamushengeye, abo bose ndabasengeye, abashonje ndabashengeye, abahaze ndabashengeye. Mwami urakoze Yesu, zamura ibiganza byawe. Mana ndagushima, ndagushima kubw'ubwoko bwawe. Nsengeye abera bose, nsengeye itorero Kanani Revival Temple, abakristo baryo, abari kure, abari hafi, abacitse intege, ababaye, abashonje, abahaze, abo bose mwami ndabakwereka kugira ngo bagirire neza. Nsengeye itorero rya Kristo muri iki gihugu cy'u Rwanda, nsengeye iki gihugu n'imbibi zacyo, nsengeye abayobozi bacyo, uhereye kuri Perezida wa Repubulika turamusengeye n'umuryango we, umurinde n'abayobozi bose kugeza kuri Mayimba 10 mwami turabashengeye ubarinde. Nsengeye abashumba bashumbye amatorero, nsengeye isi yose, abera n'abakristo mwami Imana bari hirya no hino bababaye, abo bose bari mu ntambara ndabasengeye kandi ubagirire neza mwami. Wumve gushenga kwanjye kandi ubatabare mu izina ryawe Yesu. Abadukurikirana hirya no hino ku isi ndabasengeye, ubaho umugisha mwami, komeza kubana natwe, uturemera amashimwe mashya ku cyumweru. Turasenze mwami, dusengeye Murenzi n'umuryango we mwami Imana, uyu munsi uri ku kizami, turamushengeye ngo atsinde, turamushengeye ngo ubane nawe mu izina rya Yesu. Abo bose mwami bari mu mirimo itandukanye turabasengeye, ubarindireyo mwami, uzaduha amashimwe n'ubuhamya ku cyumweru gitaha mwami, mu izina ryawe Yesu. Sengeye imirimo y'amaboko yabo, abadafite akazi ndabasengeye, abashaka kubaka ingo ndabasengeye, abiga ndabasengeye mu izina rya Yesu. Imfubyi n'abapfakazi turabasengeye, abo bose ubagirire neza kuko uri Imana, mu izina ryawe Yesu, amen. Shalom. Imana ibane namwe, ibarinde, ibahe umugisha.